Nguhaye ikaze rero kuri uyu muyoboro w'ibyegeranyo yitwa Amashyi Yose. Nguhaye ikaze utarakora subscribe kuri ino channel yuko wayikora. Reka turebere mu tumwe mu dushya twagiye tuba mu stage atandukanye ya Tour du Rwanda 2026. Udushya twa mbere twabaye rero ni agashya kaho abantu bapfuye murabizi kuri stage ya mbere. Aha ngaha bari mu itangira kuri stage ya mbere bavaga i Kigali berekeza i Karongi, haje kuba haburiramo abantu babiri ndetse abandi bantu benshi baza kuhakomerekera. Ibi rero bikaba mu byatumye polisi ihabwa akazi gakomeye ndetse no gutanga impungenge ku bashinzwe umutekano, dore yuko nibwo bwa mbere amagare agiye kunyura hano ngaha mu stage atandukanye, gusa bakagenda bifashisha n'aba volunteers. Nkibutse yuko niba ujya ureba uduce tw'amastage atandukanye ugenda ubona aba volunteers bari kumwe n'abapolisi, ibi ngibi ntabwo byigeze bibanzwa na mbere hose. Uti byagenze ute rero? Aya magare igihe yari ari gutambuka, zimwe mu modoka ziba ziyaherekeje zari ziri kunyuraho, imodoka imwe iza kuba ifite umuvuduko mwinshi cyane, umuntu aza gutambikamo umutwe ndetse imodoka ihita imwanura, n'uwari inyuma ye nawe iramwanura. Ibi rero bihita bituma abapolisi ndetse n'abandi bantu bashinzwe umutekano bagira akazi gakomeye. Anga rero hari kuri stage ya mbere yavaga i Kigali yerekeza i Karongi, ibi ngibi bikaba byarabereye i Nyamasheke. Stage ya kabiri rero murayizi, stage ya kabiri yavaga i Bugesera yerekeza i Huye, byari ibirometero 134. Iyi stage nayo ikaba ari muri stage zagoranye kubera ko bageze aho bita ku kiraro cya Rwabusoro haje kubamo impanuka ikomeye, ariko ntago bigeze bapfa kubitangaza kubera yuko uwo muzi nka diregiteri ubu uyoboye kurusi, murabizi yuko nyine kurusi ubundi gira diregiteri ubu yiyoboye, ndetse diregiteri murabizi yuko ari ugera kuri finish bwa mbere, ndetse uyu diregiteri rero akaba yaragiye agakoza ipine kuri zino moto ziba ziri mu muhanda ziri kugenda zibara ibihe, nkubutse yuko zino moto ziba zifite icyo zishinzwe. Umunsi wa gatatu rero, umunsi wa gatatu aba basiganwa babigize umwuga bavaga i Huye banyura muri Nyungwe, ubwo bari kwerekeza i Rubavu. Stage ya gatatu rero nayo ni stage yari igoranye. Stage ya gatatu murabizi yuko umunyagare umwe yaje kuvamo, aza kuvamo kubera yuko ngo yari yangiritse bikomeye cyane. Urabizi yuko nyine iyo bari gukina tuno duce hari abaterana inkokora, harimo ababa badashobotse nyine bashaka amanota, nawe uri kubyumva bataka batakira abandi. Rero iyi stage ya gatatu yari irimo irava i Huye yerekeza Rusizi, niyo stage yagoranye. Haje rero kuvamo umukinnyi umwe mu bintu bitari byitezwe muri ino Tour du Rwanda 2026. Stage ya kane sasa, stage ya kane rero ni stage murabizi, ni stage yavaga ihangaha i Rusizi yerekeza i Rubavu mu mujyi. Tayari iyi stage rero nayo hago higeze habonekamo agashya karenze, gusa agashya wamenya kuri ino stage nuko ariyo stage aba banyamagare bavuze yuko yaboroheye kurenza izindi stage zose. Yaboroheye ite kandi irimo imisozi? Ibyo ntabwo wabimbaza kuko nanjye sindi umunyegare. Reka twikomereze rero tujye kuri stage ya gatanu. Stage ya gatanu urabizi yuko stage ya gatanu bari kuzenguruka i Rubavu bakoresha ibirometero bingana na 81. Stage ya gatanu rero ikaba nayo yarabayemo agashya, ubwo bazengurukaga zimwe mu modoka zikaba zararenze umuhanda mu buryo bikomeye cyane. Reka twigire kuri stage rero ya gatandatu. Stage ya gatandatu ni ubu ngubu iraritswe, n'ingo tugiye kurindira ngo turebe ngo bizaba bimeze gute. Iyi stage ikaba izaba ihaguruka i Rubavu yerekeza i Musanze. Iyi stage ikazaba azaba ari muri weekend, zaba ari kuwa gatandatu. Ubu ngubu turindiriye kureba ngo iyi stage se ninde uzayitwara, dore yuko amahirwe menshi ahabwa abanyarwanda. Ese ino stage izaza mu dushya nk'utwo twabonye muri stage zabanje? Reka turindire turebe. Naho ngiye muba muri kumva ndi Fab Fine for Fara. Ciao ciao.